Muraho neza abakurikiye intego driving school. Ni amahoro, nongeye kwishimira kuba turi kumwe. Niba namwe mufite uwo mwanya, dukomeze muri gahunda yacu y'isomo rya online. Iyi ni kode ya gatanu. Yego, ikibazo cya mbere, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ese guhagarara akanya kanini byitwa ko umuyobozi w'ikinyabiziga yahagaritse ikinyabiziga cye umwanya munini? Ryari? Ni gute mbega byemezwa ko yahagaze umwanya munini? Ubundi guhagarara umwanya munini byemezwa n'igazeti. Ni igihe cyangwa ngo ikinyabiziga gihagarara kugira ngo abantu bavemo cyangwa ibintu bijyemo cyangwa se bikurwemo. Aho rero ikimenyetso simusiga cyemeza ko wahagaze umwanya munini ni igihe wahagaze imunaka ku nzira nyabagendwa ariko wazimije moteri. Iyo wazimije moteri y'ikinyabiziga cyawe buryo wahagaze umwanya munini, bitandukanye n'aho waba uhagaze ariko wenda utarazimya moteri. Aha rero ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Dushingiye mu bisubizo dufite, kibujijwe guhagarara akanya kanini imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Ese habaho? Aho habaho. Urugero nk'imbere y'amashuri, imbere y'amavuriro, ibibuga by'imyidagaduro cyangwa mu bikorwa by'imyidagaduro hagenewe imikino n'ahandi hatandukanye hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Aho ngaho ikinyabiziga kibujijwe kuhahagarara, by'umwihariko muri ya masaha binjiriraho cyangwa se bafunguriraho cyangwa se bahakenera. Twakomeza mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Iki cyo si cyo. Mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, iki nacyo cyakabaye cyo. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Agakonta cyane rero naka, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aho ahinjirirwa mu nzira nyabagendwa, ahinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Noneho twakomeza, tumaze kubona ikibazo cya mbere, uhita ukora hano rero imbere cyangwa se kubikurikira, ugakoraho imbere. Hatazi ikibazo cya kangahe ubwo? Ikibazo cya kabiri aricyo dufite hano. Icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu mbago z'ibyambu cyangwa iz'ibibuga by'indege giteye ku buryo bukurikira. Icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku mbago z'ibyambu cyangwa se iz'ibibuga by'indege giteye ku buryo bukurikira. Icyo cyapa rero kiba ari mpande enye. Mu busanzwe kiba ari mpande enye, gifite ubuso bw'ubururu, ayo magambo bagiye kwandikamo abasa n'umweru. N'icyapa nomero E21, regerema de circulation, amabwiriza y'abazenguruka mu gace runaka. Ishingiye kuri iki kibazo rero, icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku mbago z'ibyambu cyangwa iz'ibibuga by'indege giteye ku buryo bukurikira. Ishusho yacyo, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu, ikirango kiri mu ibara ryera. Ishusho ya mpande eshatu, ubuso ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. Ishusho ya mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu, ikirango kiri mu ibara ryera. Iki cyo nicyo. Amabwiriza y'abazenguruka ahantu ku mbago z'ibyambu cyangwa ibibuga by'indege, kimwe n'ahandi hantu hagenewe indangamurage, ahantu abashyitsi bashobora kuvizitinga, ahantu runaka hashobora kuba heza. Muri icyo gihe bagerageza gushyiraho amabwiriza yihariye kugira ngo bagabanye akavuyo, urujya n'uruza rudakorewe kontorore, amasuku, kugira ngo nibura igihugu hatabamo akavuyo, muri make nyine hagira isuku. Aho rero bashyiraho amabwiriza y'abagendera mwene aho hantu ku mbago z'ibyambu, ibibuga by'indege, aho hagenewe imyidagaduro, aho hagenewe kwakirira abantu runaka, bakabasaba ati mujye mwubahiriza aya masuku, mugende kuri buno buryo. Ayo mabwiriza rero bahita bayandika munsi y'icyo cyapa, nyine kuri icyo cyapa munsi y'iryo jambo regerema de circulation, amabwiriza abazenguruka ahantu cyangwa se abakoresha aho hantu. Twareba ikibazo cya kangahe noneho? Ikibazo ubwo edayeri ni icya gatatu. Mwitegereze neza iyo foto, hari umwana w'umukobwa muramubona,
hari umwana w'umuhungu, barasa nk'aho bari mu kigero cy'ubwangavu, barimo baraganira uko biri kose. Noneho wowe utwaye ikinyabiziga nk'umuyobozi se barakubaza iki hano? Umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu atwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye. Ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo? Ibazeho, ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo uramutse utwaye igare na couple utwaye ikinyabiziga, noneho ukabona umwana w'umuhungu n'umukobwa, kandi umuhungu urabona ko arimo arasa nk'ugusezera. Muri iki gihe rero ngo ikomereze nk'aho utaragera mu nzira nyabagendwa. Uramutse wubahirije iryo, waba ugamije kumugonga. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke, kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Aka niko. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke, kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Gabanya umuvuduko, ubwire uwo mwana w'umuhungu akoreshe ibimenyetso. Ibimenyetso ntabyo ashobora kuba atabizi, ni amakuru yabyo asobanukiwe, cyangwa se wenda n'iyo ikinyabiziga atwaye nk'iryo gare cy'ikinyamitende ubusanzwe kitanabigira. Komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Igisubizo nta kindi, hano ugomba kureka, ibanza witegereze uko bimeze. Ugomba kureka uwo mwana w'umuhungu agatambuka, kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Twakomeza noneho, turakoraho hano, twameze. Ikibazo ubwo ni icya 4 ko biri kose. Yego. Mwitegereze neza iyo foto. Murabona hari abana barimo kwasa nk'abambukiranya umuhanda mu nzira nyabagendwa. Hano niho turi kubona abana basa nk'aho bari kwambukiranya umuhanda mu nzira nyabagendwa. Ni iyihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari mu nzira nyabagendwa bambukiranya umuhanda? Mu bisubizo hano, itonde witegereze, nibiba ngombwa ubaburire, kandi unitegure kuba wahagarara. Ibi byo nibyo. Ese ibindi byo munsi byo byavugaga iki? Ihute ureke umwana w'umuhungu, ihute ureke aho abo bana bari, urenge aho abo bana bari. Ihute urenge aho abo bana bari, use nk'ubanyuraho wikomereze. Komeza ugume ku muvuduko munini. Ubwo se urumva utabugamije kubagonga. Komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Oya, igisubizo hano rero ni itegure kureka uwo mwana w'umuhungu abo bana batambuke. Itegure, itonde, witegereze, nibiba ngombwa ubaburire, kandi ube wakitegura kugira gute guhagarara. Bavandimwe rero, aya masomo tuyabaha tuyanyujije kuri YouTube channel y'Intego Driving School. Ariko ushaka scholarship, kwigira ubuntu, kwiga bakugabanyirije, kwiga hari umufatanyabikorwa ubigufashijemo, wenda nko mu masomo, gusudira, gusuka, guteka, kudoda, iby'amahoteli, ibintu bitandukanye, indimi, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, umuziki, amateatre, ibyo ushobora kudusura kuri www.intego-driving-school.com. ushobora kuduhamagara kuri 0788 795 200. Nisubiremo 0788 795 200. Ushobora no kudusura aho dukorera Kimironko hafi ya gare, ni mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, hano mu Rwanda nyine. Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center, muri etaje yometseho amakaro y'imyeru, ifite ibirahure by'umukara. Dukora muri etaje ya mbere irebana na MTN Service Center. Muri icyo gihe urinjira ukazamuka ureba uturenge dushushanyije hasi ku makaro, maze ukagera muri biro by'aho dukorera. Dufite rwose abafatanyabikorwa, ushobora kuhagera bakaba bagufasha amasomo ukayakurikirana, kandi nta kiguzi, naho kibaye ugasanga ni gito ku kigero kiri hasi cyane. Twakomeza. Ahangaha twari tugeze ku kibazo cya 5. Igihe ikorwa ry'imirimo ribangamye cyane cyangwa se buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Yego, iki rero cyavuye mu ngingo y'ijana na 14. Ahakorerwa imirimo
hazajya harangwa gute? Mujye mureba hamwe bubakira, barahazitira. Dushingiye ku ngingo y'ijana na cumi na kane, uretse ko hari uburyo bugeze muri butatu nyine bakoresha, barabanza bakubwira ngo rero aha hakorerwa imirimo rwa ruhande rumwe rutagendwamo, ubwo ndavuga magana hirya aho abantu badashobora gukikira. Mu gihe cya kumanywa nk'ahandi hose bashyiraho utubendera dutukura twinshi ku buryo rwose tugenda tuzengurutse aho hantu, ariko bashobora no kwiyambaza. Mu gihe cya nijoro bakoresha amatara atukura hamwe hatanyurwa, hahandi hatagenewe aho abagenzi bakandagira, bakagenda bashyiraho udutara dutukura mu ruhererekane nyine tuzengurutse aho hantu tuhakorotiriye, agatara hamwe hagati y'agatara n'akandi bakagenda bashyiramo nibura intera ya metero imwe. Noneho hahandi abagenzi mushobora kuba mwakikira kugira ngo mukomeze ingendo zanyu, bakahashyira amatara asa n'umuhondo, aho usanga hagati y'itara n'irindi nibura umuhondo cyangwa umweru, hagati y'itara n'irindi hakajya kuba nibura metero 30. Bakabigenza batyo. Ibyo rero birakomeza bigakurikizwa iyo abantu bagerageje kubyumva. Hari aho rero abantu basa nk'aho batumva ku kigero wenda cyakabaye gikwiye, ugasanga umunyonzi babimubwiye batyo nk'aho yabikoze, akagenda asesera mwene aho hantu, cyangwa se agaterura igare, cyangwa se n'umunyamaguru nuko akagenda asimbagurika kugira ngo adakandagira mu mazi, wenda akagenda asimbagurika mwene nk'aho hantu, ugasanga agenda atera intambwe hakurya no hakuno ku bintu by'amabuye, ariko mwene nk'aho hantu akahanyura. Icyo gihe rero bashaka gufata icyemezo cyo kuvuga bati no, nabo ngabo ntibemerewe kuhanyura, bafata uruzitiro. Uruzitiro ni akantu k'agapapuro kajya gusa nk'agapapuro cyangwa se agatambaro, ariko n'uruzitiro niko kaba gakoze, gakoreshwa ahantu mu kuzitira ngo berekane ko abantu hatemerewe kunyurwa, bakakahazengurutsa ku buryo bakamanika ku buryo utaca munsi yako cyangwa se ngo uce hejuru yako. Ese ako kantu ni mu buryo bakamanika hagati y'intere, hagati ya santimetero 80 na metero 1 na santimetero 10, ku buryo kajya hagati mu rukenyerero, ku buryo rwose utanyura munsi cyangwa se ngo ujye karenze umugeri utambuke. Ubwo urwo ruzitiro bakaba arwo bashyiraho, usasanga rugizwe n'amabara y'umweru n'umutuku bigiye bisimburana, ako kagazi bakaba ariko bazengurutsa. Harya rero iyo barinze bagashyiraho ni mu gihe babinginze mutumva. Iyo uramutse winjiyemo ukahasanga abarinzi bashobora kukugira inama. Ibyo rero urwo ruzitiro bakaba ari rwo bashyiraho, bakaruzengurutsa noneho ku mpera zombi, ntaga iburyo ntaga ari ibumoso, si imbere si inyuma, bazengurutsa ku mpera zombi z'aho hantu, bakahazitira hose. Ni uko nguko babikora. Ariko ahubakirwaho harimo bubaka, muzasanga rimwe na rimwe baba banakoresha na za senyenge cyangwa se utundi tuntu twabugenewe hirya no hino, ariko ubundi nyine ni ukuhazitira ku buryo ntawemerewe kuhinjira. None barabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamye cyane cyangwa se buke, uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Turebe neza kino cyapa. Ahakorerwa imirimo rero hagomba kugaragazwa icyapa cyera cya mpande enye zingana, gifite uruhande rwa santimetero 30 n'uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. Oya, icyo cyapa ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari aho gikoreshwa. Icyo cyapa gikoreshwa igihe ikizirikisho cy'ingenzi cyacitse, ntabwo gikoreshwa ngo berekane aho imirimo iri gukorerwa. Icyapa cyera cya mpande enye, oya rwose kiragarutse, zingana na santimetero 30, ibyo si ngombwa. Uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo, oya, ni uruzitiro ruri ku mpera zombi, yaba iburyo cyangwa ibumoso, hirya no hino. Nta gisubizo cyo kuri kirimo aha, ntacyo. Twakikomereza rwose. Twakomeza. Ikibazo cya 6. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ikibanza cy'ingando, aho baciye ingando, baparitse bari guhabwa amahugurwa, training. Ingando rero akenshi zigenda zigaragazwa n'amahema, amatenti. Ako kapa rero kaba kari mu bwoko bw'ibyapa ndanga ahantu, kaba kagizwe na mpande enye ariko zitangana neza, noneho ubuso bw'ubururu, ubundi buso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Gifitemo ubuso bubiri, ubururu
ubuso bw'ubururu, ubuso bw'umweru n'ikirango kigize gute cy'umukara. Aha rero icyapa cy'inyongera cyerekana kigaragaza ikibanza cy'ingando cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira: icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, oya hoya. Umukara, umweru n'umuhondo, oya. Ubururu, umweru n'umukara. Mwibuke neza ko namaze kubabwira. Urukiramende gifite ubuso bw'ubururu, gifite ubuso bw'umweru, gifite ikirango cy'umukara. Ubururu, umweru n'umukara. Aha niko. Nta gisubizo, igisubizo ni icyo ngicyo nyine tumaze kuvuga. Twakomeza noneho. Ikibazo cya karindwi. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi utangira gukurikizwa. Kirangwa n'ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amabara akurikira. Icyo cyapa rero kirangwa n'ibimenyetso by'amabara asate. Ubundi ni icyapa cya mpande enye zitangana, gifite ubuso bw'ubururu, gifite ubundi buso nako puto gifite n'ibirango by'umweru, kikaba gishushanyijemo umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ibyo bintu rero, uyu muhanda urombereje w'ibice byinshi uba niwo ushushanyije mu mabara y'umweru, ariko ibirango biba bisa nako ubuso buba busa n'umukara, puto n'ubururu, bisa n'ubururu. Aha rero se icyo cyapa kirangwa n'ibimenyetso by'amabara asa gute? Umweru n'umuhondo, oya. Umweru n'umukara, umweru n'umutuku, nta gisubizo. Kiba gisa ubururu n'umweru. Aha rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutse bavandimwe, ibi turi kubikora kugira ngo tugire bamwe turemera, nabyita kugira ngo dufashe. Hari abantu usanga online atabasha kubona uburyo bwo kuza kwiga bitewe n'aho atuye, n'aho aherereye, ubushobozi wenda buke afite, umwanya muke afite. Ibi rero iyo ukurikiye neza tuno tuvideo katusoma utwaye kamwe ku kandi ku murongo nk'uko aya makode bigiye biprogrammye, ewana biragufasha kuba wajya kwishakira ka previsoire. Urashaka se kudutera inkunga wenda ushingiye ku byo natwe turi kuguha, cyangwa se abo dufasha, urumva umugira neza, niyo cyaba igiceri cy'ijana gishobora kudufasha kubaka CV natwe wenda tukazisanga ahakomeye ubutaha. Wabikora ute? Ushobora gukoresha konte muri banki, wayidusabye waduhamagara kuri 0788 ese ushobora no gukoresha momo pay, ukanza akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 096 832 urwego, bakurikiza amabwiriza ugashyiraho inkunga yawe uko ishobojwe. Ntacyo byaba bitwaye rwose, waba udufashije ukaturemera. Ibyo ni kimwe ku muntu yifuza kudutera inkunga. Hari n'ushobora kwifuza ko twakorana, ese ko mfite ubushobozi bwo kugura akamodoka kamwe nagashyira muri leta, bakore gute nanjye kugira ngo njye mbone udufaranga? Duhamagare 0788 79 5 200. Ushobora kuba ufite akamoto ka jesa, ushobora kuba wifuza kukagura, ushobora kuba wifuza akazi ko kugira ngo udufashe guhugura natwe amwe mu masomo nk'ayo dukora, ushobora kuba wifuza kutugira inama, ushobora kuba wifuza kutugisha indi nama, ushobora kuba wifuza indi mikoranire mu buryo bwose bwo aribwo bwose bushoboka. Duherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'umujyi wa Kigali, cyangwa se aho twakwita nko mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, niho dukoreramo. Neza wageze aho muri gare ya Kimironko aho base zihagarara, ukata ujya aho MTN Service Center iherereye, ni hafi cyane turarebana. Ubundi ukazamuka muri etage dukoreramo ya mbere, ureba uturenge dushushanyije hasi ku makaro twanditse Intego Driving School. Etage yometseho ibirahure by'umukara, ifite amakaro y'imyeru ku nkuta, izamiye 4, ni nivo 4. Dukora muri nivo ya mbere, ground nivo ya mbere ikurikiraho niho dukorera aho ngaho. Kandi etage ifite iminara myinshi hejuru, niyo yonyine bifiteho iminara za Airtel bakodesha Abahinde. Iyo minara rero yahita yakuyobora, cyangwa se ukaba wanahagera ukaduhamagara. Wanadusura kuri ukatwandikira ukoresheje email
intego driving school @gmail.com. Wadusura kuri platform zacu Facebook page intego driving school, IG page cyangwa se wenda Instagram intego driving school, Twitter Manetabanzi Jean Pierre, cyangwa se ukaba wareba ku ntego driving school, LinkedIn nuko, YouTube channel yo ni intego driving school nk'ibisanzwe. Mbese duhari ku bwanyu namwe nimuhabe ku bwacu, mutwereke ko mudukurikira, mudufollowinge, mudusharingire, muduhe comment zigaragaza ko muba turi kumwe, mu likinge, downloading, ibyo byose birashoboka, ariko tujyane, mudushyigikire natwe tubashyigikire, dushyigikirane uyu murimo wenda unozwe, bityo tubyarire inyungu namwe kandi ubabyarire inyungu. Nyagasani azakomeza agenda bidufashamo muri buri ruhande. Twakomeza aha rero icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa, kirangwa n'ibirango by'amabara akurikira, ni ubururu n'umweru, nta cyari kirimo. Twakomeza. Soma neza iki kibazo. Kuvuza ihoni bibujijwe. Kirakomeye. Kuvuza ihoni bibujijwe. Nicyo cyapa kivuza amahoni nomero 15. Ubundi kuvuza amahoni bibujijwe hafi y'abarwayi, bibujijwe hafi y'ivuriro, hafi y'ibitaro. Kuvuza amahoni aho hantu bigeze gute? Birabujijwe. Kuvuza amahoni bibujijwe hafi y'ubuyobozi bwa polisi, ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, hafi y'ibitaro. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kuvuza amahoni bibujijwe hehe? Hafi y'ibitaro. Nibyo. Twakomeza. Cya 9. Imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho, haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Aha rero bavuga ngo imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Ubundi busanzwe mu ngingo 47 n'iki kibazo cyavuye. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho, haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ese ni izo mburira ni izihe? Hari ukuntu amatara uzabona kwasiteri igiye kunyura ku yindi cyangwa se birimo bibisikana, ubona umuyobozi akubise undi udutara amubaza mu muhanda uko bimeze. Aha rero niyo ushaka kunyura ku muntu umukubita utwo dutara rwose kwatumutera, twita mode pense mu ndimi z'amahanga, cyangwa se imburira zimurika. Utwo dutara rero tuba twaka usimburanyije amatara maremare n'amagufi, cyangwa se wenda uzimyije amatara magufi wongera uyacana uyazimya vuba. Icyo gihe rero ubu musaba inzira. Byemewe gukoreshwa rero haba hatuwe cyangwa ahandi hose. Barabaza ngo haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose, igisubizo cyo kiri na hafi rwose. Ahegereye inyamaswa zikurura, hafi y'amatungo, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Twakomeza. Iyo umuhanda ugabanyijemo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe. Mwumve neza ako kantu mugaseregitingi, ahategetswe. Iyo tuvuze ahantu hategetswe, ahategetswe murahabona neza, nubwo n'icyapa gitegeka. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira ku ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kikarangwa n'amabara akurikira. Subiremo. Iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho iyo mirimo irangirire ku ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kikarangwa n'amabara akurikira. Ahategetswe. Icyapa gitegeka giteye gite? Icyapa gitegeka kiri mu ishusho y'uruziga, ingasire, ubuso ubururu, ikirango umweru. Aha rero hategetswe kunyurwa harangwa ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru terebye, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Umuzenguruko umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kiri
ubuso ni ubururu, ikirango mu ibara risa gute n'umweru. Ndumva biroroshye rero, ntawagira icyo yitwaza ahangaha. Twakomeza noneho. Ikibazo cya kangahe? Ikibazo cya 11. Twakomeza. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ukomeje ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Mu ngingo y'ijana na 12. Uturanga gukata tw'ibara ryera. Mu muhanda hasi uzasanga hari ahantu hagiye hashushanyije uturanga cyerekezo tukase, uturanga gukata. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ukomeje ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Utwo turanga cyerekezo tumenyesha igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda muri ibyo byerekezo abagenzi baba bajyamo. Kuko nyine tugaragaza nimba byari nk'ibisate 2 cyangwa 3, kimwe kikaba kiburijwemo ku mpamvu z'uko wenda mugeze hafi y'amasangano, bazahita bakwereka utwo turanga gukata, bahita bavuga ati iki gisate kivemo jya muri kiriya. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ukomeje ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Aha barabaza ngo tumenyesha igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukikira. Oya. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda. Nibyo rwose. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu byerekezo abagenzi bajyamo. Ahegereye umurongo ukomeje. Byose n'ibisubizo byo kuri oya. Igisubizo ni, nsubiramo ikibazo cyumve neza. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ukomeje ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu byerekezo mwebwe abagenzi mugira gute mujya mu igabanurwa ry'umubare w'ibisate. Dukomeze. Cya 10 na kangahe? 12. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe. Iyo bavuze imodoka zidafite ibizibuza kwiceka rero ni izihe? Izo modoka zitagira amortiseri. Nta zindi, ni zimwe zihinga za katipira, za katiripirare cyangwa se izo ngizo zimwe zikora iyo mihanda zitunganya, zirya zikoze ku buryo ntabwo zigira amortiseri. Abazi amortiseri cyangwa se umuntu waba warigeze atega igare rikamwihutana rikamunyuza nk'ahantu hejuru kuri dodani, rikamuceka akumva ukuntu mu mugongo bimeze, yatega moto bukeye bwaho nayo akayurira ubundi kururuka dodani akumva ukuntu bimeze, mwumva akamaro k'izo moroteseri. Aha rero mwene ibyo binyabiziga bidafite ibizibuza kwiceka kuko ariko byakozwe, ntabwo byemerewe kwihuta cyane ku mpamvu z'uko nyine umva nta moroteseri zifite, kwangirika byabyo byakoroha. Icya kabiri, nawe ubwawe ugiye kigendamo ntabwo ushobora kugira umutekano. Aha rero iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ari uko bazikoze, uwo muvuduko ni kangahe? Ni 25 mu isaha. Kilometero 35 mu isaha, kilometero 20 mu isaha, kilometero 40 mu isaha. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko bigenewe kilometero zingahe? 25 mu isaha. Mu ngingo ya 29 mwabigeza kubireba neza, harimo uburyo bwo gushyiramo no kugabanya imivuduko. Cya 13, ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Aha twareba ku ngingo ya 10. Ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa kimwe n'amatungo bigenda mu nzira nyabagendwa bigomba kuba bifite umuyobozi ubiyobora. Atari bya bindi aho uzasanga ihene, inka, ingurube, inkoko, imbwa, inkwavu birimo biratambatamba mu muhanda bidafite umuyobozi, cyangwa se ngo ikinyabiziga uba usoze ugiparitse mu buryo butemewe noneho ukirekure. Aha nibazana bya binyabiziga bazajya bikoreshwa drone, bategetswe kubanza guhindura rino tegeko. Ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa kimwe n'amatungo bigenda bigomba kuba bifite iki? Umuyobozi.
hano rero baravuga ngo umuyobozi n'umuherekeza. No. Umuherekeza we ni nk'umuzigo, ntabwo ubufasha bwe ntabwo ari ubw'icyo. Umuyobozi, umuherekeza nta gisubizo. Mu kinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa kimwe n'amatungo bigomba kuba bifite ubiyobora mu nzira nyabagendwa. Twakomeza. Cumi na kane, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe kiragarutse. Ubundi uwo muvuduko ungana gute? Iyo nta mategeko rero awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni kangahe? 25. Kilometero zingahe? Kilometero 25 mu isaha. Kira narimo noneho cya kindi nta gisubizo cyo kuri cyari kirimo, ariko iki cyo igisubizo nako bagize gute bagishyizemo. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni 25. Angaha 70, 40, 20 nta kindi kirimo, igisubizo ni 25. Komeza. Ikibazo cya kangahe? Cya 15. Nibyo tugiye kubisoza, ubu ni ibibazo 20 gusa. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa wenda bitewe n'uko ibintu bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi biba bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, udutsiko twose tw'abanyamaguru, urugero nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga ryabo hakaba hari abantu barenze umwe, abo bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Dushingiye rero ku ngingo 42, abo bagomba kugaragazwa mu buryo busanzwe. Abo banyamaguru bafatanyije gahunda bagomba kugaragazwa imbere ku rubavu rw'ibumoso hafi y'umurongo w'abanyamaguru mo kabiri. Umuntu wo ku murongo w'imbere agomba gutwara itara ry'urumuri rwera rimurika ryerekeza hehe? Imbere. Inyuma naho ku muntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri uri ibumoso, uwo nguwo agomba gutwara itara ry'urumuri rutukura rimurika ryerekeza hehe? Inyuma. Impande z'iyo mirongo, impande z'utwo dutsiko, abo banyamaguru, izo mperekerane, iyo bafite uburebure burenze metero 6, nk'uko ku binyabiziga nabo tugira amatara ndanga mu byimba twambika igihe ikinyabiziga gifite uburebure burenze metero 6, nabo rero mu impande z'iyo mirongo, apana barimo hagati, abo ku mpande bakoresha itara ry'urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, ryaba rimwe yaba menshi bitewe n'ubushobozi bafite, ariko niyo bakoresha kugira ngo berekane ko impande z'iyo mirongo birenze metero 6, bivuze ngo bagashyira amagana mu ntugu. Aha rero ho twumvise ko inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo w'abanyamaguru mo kabiri. Turebye iki nicyo. Imbere n'itara ry'umuhondo, no, imbere n'itara ryera. Inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe iburyo, ntabwo ritwarirwa iburyo, ritwarirwa ibumoso. Mubanze mubirebe muri iki cya mbere. Inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu wo ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo w'abanyamaguru mo kabiri. Nibyo. Iki rero cyo ntabwo ari cyo, nta gisubizo. Igisubizo ni kiriya twakozeho bwa mbere. Twakomeza noneho. Twakomeza. 10 na kangahe? Mugwe mwakibonye neza, porogaramu sinzi uko yari igenze, niyo mpamvu nende kuyisetinga. 16. Mwitegereze neza uwo mumotari, araturutse mu kuboko kuhe? Turutse mu kuboko kw'iburyo. Hari umuyobozi w'ikinyabiziga nawe uturutse imbere arimo azamuka, we banamaye n'agafureshi yewe k'umutuku. Ahangaha nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niyihe myitwarire myiza wagira? Aha rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ubundi wakabaye uha inzira uyu mumotari, dushingiye ku ngingo ya 15 na 16, tukasubira no ku ngingo ya 105.
cyane cyane aho mu ngingo zayo muri 15 umuyobozi agomba kureka abaturutse mu kuboko kwe kw'iburyo, uze kureba 16 niyo bibanogereza, turutse mu kuboko kwe kw'iburyo bakabanza bagatambuka, keretse iyo hari icyapa cyerekana ko turutse inzira iyi n'iyi ari we watambuka mbere, cyangwa wenda hari umukozi ufite ubasha akaba ari wo bayobora, cyangwa se wenda ibimenyetso bimurika. Ariko igihe nta cyapa, nta kindi kimenyetso cyerekana ko turutse inzira iyi n'iyi ari we ugomba gutambuka mbere, ugomba kureka uturutse mu kuboko kwawe kw'iburyo akabanza akagira gute, agatambuka. Aha rero wenda wishimikije kuba wavuga ati wenda umumotari aturutse mu muhanda muto, igende mu muhanda munini, kandi namutanze mu masangano, umuyobozi w'ikinyabiziga niwe yagira gute, agomba gukomeza. Umuyobozi w'ikinyabiziga hano agomba gukomeza. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Igisubizo rero hariya umuyobozi w'ikinyabiziga twumvise ko agomba gukomeza, kuko ngo ari mu muhanda wenda munini agaha inzira umumotari. Ariko tugendeye mu buryo bundi buyunguruye, umuyobozi w'ikinyabiziga yakagombye gutanga inzira agaha umumotari. Ariko muzasubize kariya kugira ngo ako gaprovisoire mukizanije. Icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga ubundi kimara igihe kingana iki? Iriya certificat baguha muri controle technique, ujyanye ikinyabiziga muri controle technique, noneho baguha agapapuro uzakagenderaho iminsi ingahe? Ubundi kiriya agapapuro baguha kamara amezi 6 iyo icyo kinyabiziga cyawe gikora umurimo ubyara inyungu, umurimo w'ubucuruzi. Kakaba kanamara umwaka, amezi 12 iyo icyo kinyabiziga cyawe kidakora umurimo w'ubucuruzi. Ikindi kandi nabibutsa, ikinyabiziga gishyashya ubundi gikenerwa kujya muri controle bwa mbere ryari. Ikinyabiziga gishya 0 km gikenerwa kujya muri igenzura ry'imiterere y'ibinyabiziga nibura inshuro ya mbere iyo kimaze imyaka 2 kiguzwe kandi gishyizwe mu muhanda. Icyo giheho rwose ugomba kujya utangira kugira gute, kukijyana muri controle technique. Noneho rero utangiye kujya ukijyana uzabijyaho buri mezi 6 nimba waragennye umurimo w'ubucuruzi, cyangwa se uzabijyayo buri mezi 12 nimba atari ubucuruzi. Aha rero nibyo ariko bazanga icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga kimara igihe kingana iki? Amezi 5 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, oya. Imyaka 2, oya. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi cyane. Amezi 6 ku binyabiziga by'ubucuruzi, igisubizo ni kariya. Igisubizo ni ikihe? Ni C. Bavandimwe, ubu bifasha y'ayo masomo kimwe n'ayandi atangirwa mu ntego driving school. Intego driving school ni iki? Ni ishuri ryigisha imyuga n'indimi. Rikorera hehe? I Kigali, mu mujyi wa Kigali, Karere ka Gasabo, Murenge wa Kimironko, hano Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center. Ese iri shuri papasi zayo, intego zayo ni izihe? No gukangurira abaturage kwihugura bagamije kwiteza imbere, kubongerera ubumenyi kandi nta kiguzi. Aho bibaye ngombwa kikaba ari ikiguzi kiri ku rwego rito cyane ku buryo uwo ari we wese yakisangamo. Aya masomo rero atambuka kuri YouTube channel y'Intego Driving School, ariko si bwo buryo bwonyine twigishamo. Tugira amagroupe ya WhatsApp twigishirizamo, dutangiramo link, tunahuguriramo, tukagira Google Classroom, Google Meeting, tukagira application tuguha ariyo yiyi tukoresha tumukwigisha, tukanayiguha ukayigiraho. Tukagira n'uburyo bwinshi, tukagira ama-email dushobora kukwandikira tukakoherereza ibintu usoma ufite umwanya. Dufite ibitabo dutanga haba iby'ubuntu cyangwa ibigurishwa. Twigisha gukanika, gusudira, gusuka, kudoda, guteka, kuvanga amarange kimwe no gukora zanduye amarange mashyashya, amasabune, indimi, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda. Si ibyo gusa rero, tunigisha umuziki, gukina amafilimi, théâtre, kubikora. Duhugura ababyinyuzemo
mu masomo y'igihe gito rwose, kandi tukaguha seritifika y'igihugu ya Rwanda TVET Board binyuze mu bufatanye n'ibigo dukorana. Ikindi kandi tukaba rwose tudashobora kuba twakubangamira. Ku muntu wiga ataha biroroshye, ku muntu ukeneye kwiga nawe aba mu kigo nawe biroroshye. Ese watubona ute mu buryo bubangutse? Wanaduhamagara kuri telefone 0788 795 200. Ushaka kudutera inkunga, ushaka kutugira inama, ushaka kwifatanya natwe, ushaka uburyo bw'imikoranire bwo ari bwo bwose bushoboka, rwose twiteguye gukorana namwe. Ni mube abacu natwe tube abanyu. Icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga kimara igihe kingana iki? Icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga rero kimara amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Twakomeza ikibazo cya kangahe? 18. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibinyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka ni ibihe? Kigomba kujya muri controle technique rimwe mu mwaka. Nta bindi rero, ni bya binyabiziga bidakora iki? Imirimo ibyara inyungu, bidakora ubucuruzi, bitigishirizwaho, ngo ibinyabiziga bigenewe kwigishirizwaho gutwara. Ibyo bigiye urumva ko birishyuza amafaranga, ibyo bigomba kujya bijyaho bimeze angahe? 6. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange byishyuza amafaranga, ibyo nabyo bigomba kujya bijyaho buri mezi angahe? 6. Ibinyabiziga bigenewe kwikorera imizigo, gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice, ibyo nabyo urumva ko biri mu mizigo bibyariye amafaranga, ibyo bigomba kujyaho buri mezi angahe? 6, kuko bikora imirimo ibyara inyungu. Kandi ikindi biravunika, biratiripotwa cyane. Ibyo ngibyo rero bigomba kujya bijyaho buri mezi angahe? 6. Nta gisubizo cyo kuri kirimo, igisubizo cyo rwose ntacyo hano. Wakomeza mu ngingo y'143 mujya kureba, nta kibazo. Abantu bafite amagazeti, ndabona hari umuntu muri byandika muri comment aho tubireba. Ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika. Ahantu hari kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kuhagenda bite? Mwene aho rero, ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kuhagenda biteganye, bibangikanye. Kuhagenda biteganye, kabone n'ubwo umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kuhagenda biteganye, bibangikanye, naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Murakibona, biteganye, bibangikanye, naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Mujye mureba muri feruje, uzabona imodoka iparitse itegereje ngo abantu babanze bambuke, ujye kubona ujye kubona indi modoka cyangwa se amamoto aracomekeranyije, bibaye igikundi. Niba zemerera gutambuka zigendera icyarimwe, ntibyemewe muri feruje gusa, byemewe mwe naho hari ibimenyetso bimurika. Nayo ahandi hose ho biba ngombwa ko mugenda mushoreranye, mukurikiranye, kuruta uko mwagenda mugeze gute mubangikanye. Bigomba kugenda biteganye, naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Bigomba kugenda ku murongo umwe, ku mirongo 2 biteganye. Bigomba kuhagenda biteganye, naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Cya nyuma aricyo cya 20, tegereze neza. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande. Ijambo akayira rero bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa kunyurwamwo n'abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Mu ngingo ya 10, mu ngingo ya 2 niho icyo kabazo bagakuye. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa yagenewe gusa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bingahe? Bibiri. Icyo ni ukuri. Twakomeza. Iyo rero dusoje tumaze kugera ku kibazo cya 20, ukabona ugifite iminota yo kuba wakora ibindi bibazo, kandi ukaba utizeye ko wakoze neza, ukavuga uti ntawamenya, icyo gihe ushobora gukanda hano subira inyuma ukareba, igihe ubona iminota ukiyifite hejuru iba yiyandika uba ubibona. Iyo rero iyo minota ari ntayo ugifite,
noneho uhita ukora iki, ukanda hano kuri reba amanota. Hano rero kuri reba amanota, iyo umaze kuhakanda noneho habamo kwihangana gato ugategereza. Iyo umaze gutegereza ako kanya igisubizo gihita kizana, rwose biba byoroshye. Murabibona amanota twagize aha, murabonaho angahe? 20/20. Bivuze ngo porogaramu isetinze neza, rwose iroroshye kuyigamo, nta kintu na kimwe wabona ugira impamvu uvuga uti ye rwose byanze. Oya, byanze se byanze gute? N'abarigiye boza ukumana ngo ngiye ngo nkoze 5 ngo nkoze 6 ngo previzwari. Wegereye umwarimu se wagiye muri heshuri bakwigisha, umuntu nawe si 5 se nabinywera, reka po n'ubundi nakabinywereye, reka ngore kode mfe kugenda. None se nyine uri hobyo nyine ugenda utereramo unagamo wikomereza? No. Ese iyo urangije gukora ikibazo bigenda gute? Ushobora kureba amanota ugize. Iyo rero turi hano muri iyi porogaramu turi kwiga, biba binoroshyeho, ni amahire. Ushobora gukomeza reba amanota nagize munsi hano mu rubavu rw'ibumoso. Murabona ko twagize amanota ngahe? 20/20. Hejuru ya reba amanota murahabona agafureshi karanga cyerekezo kareba ibumoso, kari ushobora kugakoraho ugamije kugira ngo ujye kwiga indi kopi. Vuga iti iyi ndayumva nayisobanukiwe, reka njye kwiga indi kopi. Mu hagati na hagati y'iyi dosiye munsi ya y'iryo jambo amanota nagize murahabonamo subiramo. Ushobora gukoraho ugamije kuvuga uti reka njye subiremo, ndumva nayo nagitsinzwe. Hepfo yaho murabona kavi, kano kavi rero kari mu ibara ry'icyatsi kibisi, karavuga ko twatsinze. Iyo dutsinze rero niko bigenda. Hejuru ya 12 haza akavi kerekana ko watsinze. Iyo watsinzwe haza agafo kerekana ko wafarinze, watsinzwe. Turebe uko mwari mwakoze twari twakoze kino kibazo. Ku kibazo cya mbere bari batubajije ngo iki, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ese umuntu yajya bisanga hehe mu igazeti? Ngiye kujya mpababwira, ufite umwanya ajya nabireba. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aho imbere y'ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Ibyo muze kureba mu ngingo ya 32 mu igazeti, niho bakugira iyo nama, bakanakubwira mu ngingo ya 33 igihe ubirenzeho igihano wahabwa cyangwa se ahabujijwe. Yego. Icya kabiri, icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku mbago z'ibyambu cyangwa z'ibibuga by'indege. Kiba mu byapa ndangahantu cyangwa se ibyapa biyobora. N'icyapa nomero E21. Ni ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ikirango mu ibara ryera. Cya gatatu, witegereje neza iyo foto kayibona, umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu atwaye akagare k'abana asezeye ku nshuti ye y'umukobwa, wenda ni urugero. Niye myifatire wagira? Itonde, witegereze, witegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke, kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Ibyo nibyo. Ikibazo cya kane, harimo ishusho murayibona neza, igaragaza abana. Bakakubaza bati niyihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari mu nzira nyabagendwa? Wakora iki? Itonde, witegereze, nibiba ngombwa ubaburire kandi uritegure kuba wahagarara. Cya gatanu, igihe ikorwa ry'imirimo ribangamye cyane cyangwa se buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, aho hakorerwa imirimo hagomba kugaragazwa gute? Hagomba kugaragazwa n'icyapa. Oya, ni uruzitiro rushyirwa ku mpera zombi. Aha rero nta cyari kirimo, niyo mpamvu batukosoye batyo. Cya gatandatu, icyapa muzabireba ku ngingo ya 14 mujyeho, nabemereye kubabwira izo ngingo ariko menya ntahari ibyo ndimo gucaho. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando rero ni ubururu, umweru n'umukara. Bavandimwe, mujye mwibuka gukora subscribe, bitwereke ko mudukurikiye. Subscribe or notification kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro mujye mubasha guhita mumenya ayo makuru.
ikindi musharinge n'abandi bamigira amahirwe abagireho, muduhe comment zitwereka ko mudukurikiye, mulayikinge bidufashe kumenya ko rwose ibiganiro byacu mubikunda, bizadufasha gutera imbere natwe tubateza imbere, haba mu by'ubumenyi, iby'inyunganizi n'izindi nama. Kandi ntabwo ducisha amasomo y'amategeko y'umuhanda gusa, tugiye kujya dunyuzaho n'amasomo ku bijyanye n'amafilimi, tunyuzaho n'amasomo gukanika, gusudira, guteka, kudoda, ibyo byose tugiye kujya tubinyuzaho. Icyo dushaka gusa n'urufunguzo, mubanze mutwereke ko tujyana. Ese turi kujana mugane aka wa mwana, namwe muturi kujyana? Okay, niba turi kujyana rero n'akanyenyeri kandi mukibuke, niba katarapfa ufite telefone rwose akanyenyeri kagikora, nta mpamvu zatuma rwose utagakirigita, karandaho kirigitaho turebe. So ubikoze se ubikore nk'uwikinira, akanyenyeri 142, kerega nanjye hari igihe njya mbikora nkareba nkabona birakunda, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 096 832, akanyenyeri ushyire 10,000, wandike 10,000, 1 urwego, ubundi uhamagare. Ako kanya uzabona Intego Driving School rwose ubutumwa bwiza bugushimira ko inkunga yawe yatugezeho rwose, kandi ntacyo bitwaye. Umurimo w'ivugabutumwa, umurimo nk'uyu nguyu wo guhugura abantu, umurimo wo gufasha kwiteza imbere, utambuke nta kibazo rwose. Kandi nizere ko rwose mudushyigikiye, kuko muradushyigikiye, rega turabizi ko mudushyigikiye. Tugakomeza rero, icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda uromberejeho ibice byinshi utangira gukurikizwa kirangwa n'ibimenyetso by'amabara akurikira. Ubundi aha nta cyari kirimo, ariko kirangwa n'ibimenyetso by'ubururu, umweru n'iki, oya birangwa ibimenyetso by'ubururu, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Cya 8, ubundi kuvuza amahoni bibujijwe, kuvuza amahoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Cya 9, imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira, haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose, haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Cya 10, iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo wenda bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa harangwa n'ibimenyetso by'amabara akurikira. Iyo hategetswe kunyurwa rero, icyo gihe harangwa n'ibimenyetso bisa biti. Hategetswe kunyurwa harangwa n'ibimenyetso by'ubururu, ubuso n'ubururu, ibirango n'umweru, kandi gikozwe mu ngasire, ubururu n'ibirango by'umweru. 11, uturanga umurongo uciyemo uduce, umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ukomeje, ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Uturanga cyerekezo tumenyesha igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda. Mu ngingo y'112. Wakomeza ikibazo cya 12. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko w'imodoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ungana gute? Ubundi uwo muvuduko ni kilometero 25 mu isaha mu ngingo 29. Aha rero nta cyari kirimo, murabibona nyine. Cya 13, ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bikururana iyo bigenda bigomba kugira iki? Kimwe n'inyamaswa cyangwa amatungo, bigomba kugira umuntu ubiyobora, bigomba kuba bifite iki? Umuyobozi. Festival bigomba kuba bifite ubiyobora. Ingingo ya kangahe? Ya 10. Cya 14, iyo nta mategeko awugabanya, icyo kiragarutse, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni kangahe? Twari tuvuze ko ari kangahe? 25 mu isaha. Umuvuduko ungana na kangahe? Kilometero 25 mu isaha. Yego, waba wifuza gukanika,
kuba umukanishi biri kinyamwuga, ese waba warabyize ukabicikiriza, waba ushaka imenyerezamurimo cyo twakwita stage, waba ushaka guhabwa iseta y'aho ukorera, icyo nabibutsa amahirwe ari iwacu, abo twigishije iyo myuga nyine tubaha n'akazi, tubaremera akazi twose. Tubikora dute rero? Biroroshye cyane. Uburyo tubaremera akazi, dufite za workshop zacu aho dukorera, tugiye kwagura n'amashami mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Rwinkwavu, ko ni hose kuhita mbitangaza, ariko biri hafi, aho tuzajya tubashyiriramo uburyo bwo gukanika, kudoda, gusudira, guteka. Aho ho sinabyo gusa, kuko tuzabashyiriramo no kubaza, abegereye amashyamba mumenye kubaza, tuzabashyiriramo kubaka, tubashyiriremo gusudira, byo byari bihasanzwe, ariko kandi biri hafi cyane, biri hafi cyane. Ubu turi kuvugana nta gihe iyi season yo kwa cyenda ntabwo ishobora gushira tutajyanyemo neza. Mube hafi, dukorane, tugendane neza. Aho hori rwose bizaba binoroshye cyane. Aho workshop kuko ni mu Gakiriro, twamaze kukadevelopa, ubu ngubu karahari, karakukora, ubufatanye n'umushinga koperative Kote Serwi, rwose mwaza tukifatanya. Ubu ngubu gusudira byaratangiye, kudoda birimo birakora neza, kubaza nabyo nuko, inyubako ziracyubakwa, ibintu biracyakomeza, imishinga abafatanyabikorwa baracyagenda badutera inkunga. Tumaze dushimire inzego zose zibigiramo uruhare, za partners, Zoroda, imirenge, uturere, mbega gahunda za guverinoma. Turabishima cyane kuko baradufasha. Noneho rero muri ubwo bufasha duhabwa, natwe niho dukura natwe kubafasha. By'umwihariko muri gishinga wa New Life, amashami yaba y'Akageyo, yaba amashami ya Nyamirama, Kayonza, zose iyo mishinga za compassion zose turazishima uburyo zigerageza natwe kutuba hafi. Muri icyo gihe rero badufasha, natwe niko duheraho tubafasha. Nababwira ko tugira amasomo twigishiriza ubuntu. Kubisobanukirwa wadusura www.intego-driving-school.com, Facebook page, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube channel, izina ni Intego Driving School. Birashoboka ko ushobora kandi kuduhamagara 0788795200. Ushobora nanone kutwandikira kuri iyo nimero ukoresheje WhatsApp, twandikira SMS. Wadusura aho dukorera Kimironko, hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center, muri etage yometseho amakaro y'imyeru, ifite ibirahuri by'umukara, ifite iminara myinshi hejuru. Etage ya mbere zamukoreye uturenge dushushanyije hasi ku makaro, ubundi ukagera aho dukorera ukareba ibikorwa dukora. Uretse ko tugiye kwagura n'ako gashami aho tubabwiye Rwinkwavu mu karere ka Kayonza, ku buryo rwose bizaba byoroshye. Aha rero twatuma tureba isubiramo rya cya kibazo twari tumaze gukora uko bimeze. Cya 15, iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze, nk'igihe wenda cy'igihu cy'imvura nyinshi ntawe ubasha kubona undi muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane, udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, kandi ku isonga ry'abo bantu hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Twari dusanze rero ko bagomba kugaragazwa imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo w'abanyamwanda mo 2. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo w'abanyamwanda mo 2. ni muri karyerekeza inyuma, ari nabyo muri kubonaho mu gisubizo. Impande z'iyo mirongo cyangwa z'utwo dutsiko iyo birenze metero 6 mu mbavu zabo, mu ntugu, mu mpande z'iyo mirongo bashyiraho itara rimwe cyangwa menshi y'umweru, ubururu, umweru, umuhondo cyangwa icunga rihishije, byaba rimwe cyangwa menshi. Iki rero bari bahisemo kino. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwara ibumoso n'umuntu wo ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo w'abanyamwanda mo 2. 16. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nihe myitwarire wagira aha ngaha? Urabonamo motari kandi utwaye imodoka. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza urugendo. Icya 17, icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga ubundi kimara igihe kingana iki? Controle technique.
kimara rero igihe kingana iki? Icyemezo cy'isuzuma ry'ibinyabiziga kimara amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, kikamara amezi 12 ku binyabiziga. Twakomeza ku cya 18. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibinyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa rero buri mwaka ni ibihe? Ibinyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa ni bya bindi by'umuntu yigenderamo ku giti cye, bitishyuza amafaranga, bitigishirizwaho, bidatwara imizigo. Ibyo ni byo bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka. Cya 19, ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kuhagenda bite? Murebe ku ngingo y'105 akanyemo kayo ka nyuma. Ibinyabiziga bishobora kugenda biteganye naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Cya nyuma aricyo cya 20, ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? Yagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bingahe? 2. Ubwo rero mubonye iri subiramo ukuntu ari ryiza, ryagendaga ritwereka ibyo twishe, ibyo twakoze. Muri icyo gihe rero iyo wabashije kubikora neza gutya uba watsinze, ushobora kuhava rwose wishimye ukoma mu mashyi uvuga uti nibyo. Ariko wishime natwe dushimisha, ntiwishime w'umwe rwose. Uhite uduhamagara tubwite bya bintu byagenze neza, n'ikimenyimenyi akanyenyeri ndagakanze, karakunze dore kari karapfuye ariko ndagakanze biremera. Nongeraho 182 akanyenyeri ndagakanda, nongeraho 182, nongeraho 1, ndongera ndanagakanda. Pluto ntabwo ari uko siko nabyibagiwe, reka nanjye nkakandi ndebe ko bikora. Akanyenyeri tugiye, reka mbikore tujyana, niba nawe telefone uyifite, akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 096, 832, akanyenyeri 10,000 urwego, mpamagare ndebe hajemo intego driving school, mpita nishyiramo umubare w'ibanga nemeze, maze inkunga yanjye ibigeze aho igomba kuba iri mu ntego driving school. Twigisha rero amasomo atandukanye nagiye mbibabwira: amategeko y'umuhanda, gutwara ibinyabiziga birimo nk'amamodoka, inzego zose. Twe dufite uburyo buke, kategori nke, A na B, ariko nizo nyine twigisha dore guhugura. Ariko iyo ukeneye ku zindi zizamutseho tuguhuza n'abafatanyabikorwa tuba turi kumwe, ku buryo amasomo yawe atadindira. Aha rero nibyo twakakubwiye tuti: amategeko y'umuhanda, gutwara ibinyabiziga, kubikanika, gukanika ibyo binyabiziga, gusudira, gusuka, guteka, kudoda, iby'amahoteli rwose nta kibazo, teka neza cyane. Tugakomeza rero twabonamo kuvanga amarangi, gukora amasabune, ibintu nk'ibyo n'ibindi bijyanye nabyo. Ikindi dufitemo ibintu bijyanye no gukora imiziki, dukodesha ibyuma by'imiziki, dufite rwose za synthesizer, sembare, gitari, ibyuma byinshi cyane, amasitudiyo, dukora n'imiziki y'ababishaka. Yigisha gukora amafilimi, gukina amafilimi, video production, rwose ugakoresha Adobe Premiere Pro mu buryo rwose bunoze, n'izindi porogaramu. Si ibyo gusa rero, turakomeza, turacyabafitiye n'amahirwe menshi mufite kuba mudufite. Turacyabafitiye ibintu byinshi cyane hano. Tubahugura indimi zirimo Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili. Abatazi gusoma no kwandika Ikinyarwanda, mbibutsa ko rwose mwe nabo turanabafasha. Kwezi kwa mbere no kwa kabiri ugasanga rwose ni ubuntu, wenda akaba yakishyura kwa gatatu gusa, kandi mu mezi 3 akaba abizi kwandika Ikinyarwanda neza. Nta kibazo. Ejo mutazahura n'umuzungu arimo avuga Ikinyarwanda atamaye nkawe, yakimenya ate? Bariga nabo bariga, bo bazi n'ubwenge. Rero iyo aje kwiga ntabwo yirirwa abifinamo, abazi icyamuzanye. Yego namwe rero bavandimwe, mwaza mukatwegera
dukorera Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center, muri etaje ifite iminara myinshi hejuru, ibirahure by'imikara, yometseho amakaro y'imyeru ku nkuta. Dukora muri etaje ya mbere, uzamuka ureba uturenge tw'umweru twanditseho Intego Driving School, tukakugeza muri ofisi. Murakoze rero kwitabira ikiganiro, kugikurikira, mugerageze mu following, mu twereke ko mudukurikira mukoresheje subscribe, mu sharing, comment, ibintu bigende neza. Nzakomeza njye mbaha ubumenyi mu Ntego Driving School. Mwarimu ni Manutabanzi Jean Pierre. Wifuza kuvugana natwe 0788795200. Ukeneye kutuvizita wadusanga Kimironko, Karere ka Gasabo, Umujyi wa Kigali, Murenge wa Kimironko, Igihugu ni mu Rwanda. Naho ubutaha tuzongera. Murakoze. Okay.